none se ufite amafaranga uzi ko nukajyanye n'amafaranga kwibwi wacu papa ino naradutuye muri gavana kugira ngo wimire giyeyo amafaranga abanyafite n'ubutugara tenka ye uze gute peti narango mande ahubwo se ko mbona ari neza nta kuntu twaciringa karaga peti kakare duciringa twagira ukuntu twabigenza wambaye bodaboda z'igihumbi ngo duciringa bya bodaboda bireke twambara n'izi cyatanu umwanya w'igihumbi wumva undi mwana niwumva ibyo uvuze rata ubundi se ko mwe babanga mwambara amapantaro babangira iki ase man tugomba kwiga ku bakobwa ubundi batwangira iki bigaho ubundi abakobwa bakunda abahungu bari ku cyangwe mwebwe ariko sibye yuko turi n'amabogari murebe mwese ariko giye abantu murasetse ubu mwicaye hano ngo amabogari ngo ibiki mwebwe mushaka amafaranga ibindi biziba ngende se koko none utagenda ko nta mafaranga uzi ko nari suni amafaranga tuzashaka ariko wagiye genda nta kundi n'akangende ihute cyane natwe abana dukunda zirimo komedi hasigara fure bunini kuki utagitereta shasi ndatereta afite ikimana ko nginga yawe nta gitsina ufite shasi igitsina wakijyana mani cyambere ari amafaranga asa amafaranga ubundi yaburiye he warakoze ahubwo se yabonekeye he narako dore tugiye gutaka nabuze n'ikintu nawe kandi abakobwa b'iki gihe udafite amafaranga nta kintu wamubwira ko nta mitoma ikibaho se wamubwira we rero buri uratekereza wowe uzajya gutereta umukobwa utagendeye kuri ibyo rero kubura amafaranga nzahita mubwira ngo iki mubwira ngo njyewe ngo nzi imitoma ngo nzakutuza ngo uzajya nawe mutoma wawe utera umutera nzamubwira ngo nzakubakira mu ijuru ibyo ni umubwira azahita abyina ewana ibintu bicika noneho abyine ko wabuze n'umutoma wabwira umuntu umukobwa koko imitoma ndayitera ariko bakambwira ngo imitoma ntigikora kereka amafaranga wowe iyo mureba mbona uzaba reba nka garafureri ibyana bazana amanika mu nzu aboroza uriya rero hari igihe imana ikora ikaguha igikundiro uri kumva ariko n'igihe ikurema ntiguhe igikundiro ntiguhe amafaranga n'ibyo uvuze bikaba ntihagire icyo bimara ubwo se urumva nabafatisha wowe nkuramba mbona nta kintu kizakuvamo akanigendera wowe ndumva nta wapi rwose ugiye gushaka ibyaha tubu ngiye gushaka icyo mbomora mu mugoroba ku myaka yawe ingahe yawe we shaka kwana twite igihe koko imyaka 10 ngo agiye gushaka ngo icyana bomora koko yari ikintu cyanyuye abakobwa muri no misi bigize nk'umuswa baragera ku mafaranga y'abahungu bakeye ati kofi ntacyo wavuga da cyo sinakubwiye ubundi abakobwa ngeje ubundi barasherereje mu mutwe neza cyane nabuze naho ngana ako se ubwo muracyavuga iki ejo ubundi hari cyankati mu macika ngo nuko nambaye buturara nawe urashaka ngo ibyangwe ngo iki uze wabikura ibya buri munsi abahungu b'iki gihe babona bo nsigaye mbona ubuhungu bw'iki gihe hari n'ubuvuga rwose sigaye ari imbwa byobyo cyane none se ubona agahungu kaje kugutereta nta mafaranga kagira n'imbwa zigendera nta kigenda ese buriya nke ubu mu kanya n'agahungu maze gukatira naguze ingeno amafaranga bagira baza baga ku muntu ngo bafite ibiceri kumbe nta n'amafaranga bagira nararahiye sinzakundana n'umuntu utagira imodoka mwiza nkanjye nakundana n'umuntu utagira imodoka ubwo ngubwo ibyo bintu byawe bimaze ndi kugenda ku muhanda tekereza uri kugendana n'imbwa aho ngaho noneho ibirenge nta modoka urimo umva noneho nta n'ibiceri afite sha nanjye nararasinye ko nta muntu tuzagendana umva adafite imodoka adafite n'ibiceri reka ubundi ku muntu gahunda ni ubundana na ba miliyoneri bani hago wabuze ikabutura koko nari narabuze umufasha gora yambaye amakabutura turabiranduwe rwose ako se mwanze kumfatanya nabo iyo kabutura niyarya icyana tujye tubwizanya ukuri hasi ubwo wajya gutereta umukobwa wambaye ikabutura nkagenda nambaye ipantaro ukavuga ko umuntu ni muri cyo kumwihajama ubundi se ko umuntu ashoka uko ari ntago muzi kibutura ni nagezweho nzambivuga nimushaka muvuge ko ngira amatiku njya mbivuga ngo nasinze ariko agiye murasetse ubwo mwafashe undi mwana mu mwiga ngo niko yambaye ikabutura umva nubwo waba wambaye mucikopa umukobwa kubona amafaranga mu ntoki wamuryo wambaye ubusada wumva undi mwana niwumva ibyo uvuze rata ubundi se ko mwe babanga mwambara amapantaro babangira hasi man tugomba kwiga ku bakobwa ubundi batwangira iki ako se mubigaho ubundi abakobwa bakunda abahungu bari ku cyangwe mwebwe ariko sibye yuko turi n'amabogari turashize none ariko giye abantu murasetse ubu mwicaye hano ngo amabogari ngo ibiki mwebwe mushaka amafaranga ibindi biziza ako giye hari ikintu kisetsa wowe ibyo urimo uravuga nabyo uzimana namwe rero mwabuze imikoro nkanjye
bamubyutse mwica hano kugasima neza n'imiti ntibayifata mbateretse turi mw'abahungu iracamo ubu muri amasagonda tuvugana umukobwa yankati yamaye mama dore Yesu amaye mama ariko wowe urisetse umva ngiye mbere yuko mu gitondo nagiye gusenga umukobwa amamaganga ibyanjye byose ngo nibyo twaganiriye ngo bisibe mu bwongo bwawe uraza wibyo mwana nabyumvaga rwose abakobwa biyimbiye babanze banadiwe nta mafaranga ufite uri ubusa imbere ye kandi tuvugana nicyo gitekerezo yarazanye azanye pinga ibyo twari twibereyemo naho se mwe muri kuvuga ahora niki twebwe twanayihaze twanijuze nese kimbanze mbabaza mwege mwanzu iki ku bintu biri kwitaho ku bahungu nkata uzi ibintu kwanzuye se urariza abakobwa ko bakunda amafaranga kandi bakunda n'umutipe uri ku cyangwe ntabyo uzi se nese kwa gakoco nta cyangwa uriho jewe cyangwa ubukiriho wasangira kitagira amafaranga kukiriho nanone biterwa n'uburyo wagiyemo yego umenye ko yimenya abo n'abamenye nyamara ariko mani wowe hari agakuru mu kanya gaciye utaraza urukumva bararutwa na haki yambara ikabutura kandi aturusha kuba ariko haki mwe murenganye ko yambaye ikabutura bari nyine barimo baramupinga ngo nago yarya ibyana kandi yirwa bisaba mwabahungu mwe ikabutura n'itima datereta nanjye no basi datereta oya wenda ibyo kuba namwe mwambaye neza barabanga natwe baratwanga ariko reka mbaterese itori n'amafaranga umukobwa w'iki gihe iki ababaye nk'umuswa iyo yagezemo arakegeta usanga rwose umva nta n'igiceri cy'icumi reka rero mbabwire ubu ngubu navuye mu rugo njye nafata umwanzuro w'uko ibintu tugiye kubigenza reka mbabwize ukuri mw'abatipe twe mureke nano abakobwa tubakura agatego muri zino karitsiye rero icyanya nze mubanze mukimereho mukinkubitira umutego ako kantu ni kumwana ako kantu ni mbabwiye borozungu kurumva aho ngaho simba shyigikiye gukubita umukobwa mani oya ni agatego wanjye turakwita agatego urumva tujye tugenda tubabwira tumvara mwana tujye tubiyemeraho hahita haza undi hahita musebya ibintu nk'ibyo tuze kuragwisha baramukubita agatego oya ntabwo ari umutego ntabwo ari umutego ntabwo twamuturaje kwibaza ukuntu ugiye kudutenge oya ntabatimba guze kandi turi bamwe yumva ingingo ari iyo nta n'ikindi ingingo ni iyo ase cyaka gato ndakumva wanjye leta ntabwo mu mukure mu kuri kw'Imana oya ntabwo umutega ngo mushyire hasi ni gute se ni agatego nyine urumva agatego kuntu kameze ni ukugira ngo tuze kubashora bisange mu kintu nabo badwa batari bwikure tubakora akasi nka surprise neza ari ugukubita noneho urazi ejo ndara ko nakati gafite itubuza amafaranga se kayafite amafaranga wapi nakigenda mani nanjye harubona ko ateje ubundi kandi yaje nta n'igiceri na kimwe afite mani baba baratisha amatuza asa ni igiki ubwiza bw'iki se baratisha ubwiza nta biceri ufite n'imiti ntibayifata ahantu nyine turongera tuze gusubira hari umuntu ngiye kureba nanjye hariho ngiye kureba yego reka ye ibintu nibyo mwana reka twikore mu mitana maze turebe ibyaho nabo ariko je rero mani ndumva mbyemeye ntabyemeye ubwo se ko bavanga ko abimisi basigaye bazina karate umuteza ko gatega kakuvumbura kakuniga mani ariko se mani kubungana gutyo ufite ubwanwa wateretse washokongoje ni gute umukobwa ubwanwa bwagukubita umutego ibyo ngibyo ni ukubeshya mani izo karate se baraziturusha baraziturusha ku gatekerezo ni inyamibwa ahubwo mwebwe tutangira gahunda hakiri kare ariko shamwe abahungu mwe namwe nje ntago ndi kumwe namwe ndigendeye giye gushaka amafaranga Yesu mfite gahunda pe ahubwo sinzi ko tubana n'umuhungu w'imbwa nawe waragiyera karampungu n'imbwa pe ahubwo dutangiye ahubwo mwana wasaza reka dutangira ahubwo mwana mujye murekana n'imbwa mani twikorera akazi tugenda ahubwo mwana tujye uvuge mukora reka ye system bize gute se neza wari umurage nyine nari nzamutse haruguru ariko mana yanjye imana igira neza we sitagenda kuzi cyane tuwe wana nzi hehe siko nduziri kwita ku mana se umwana w'umukire nkanjye bafite umwanya wo gutembera mu rugo turabakire gage nta kintu mba ndi nta kintu mba ndi gukora gihe mba ndi kwigenza wana mbabona nk'ukose mutambuka sanga ubwo uri kwiyemera iwanyu muri ubuntu bw'ubufotefote ndababwira akantu gatoya basi ubone kumbwira ibintu byose nigendera gukuza nyine fresh nyine mba numva twabizemo fresh mbonye bwatangahe jewe ntabwo ari ubwa mbere nkubonye wawe mubonye gukata muri karitsiye nanjye nkatari ko nyine nkahita mwiyongoza kwaje nyine njye nagukunda mani njye ndumva yuko nyine twanakwikundana kawe njye ntabwo neza cana ari ngukumbura cana ye nuko nibo cana ari ngukumbuye rwose ngira ngo nanagusohokane amafaranga bambanye menshi rwose Yesu nose kutarazana ngo tuyariye ese habuze icyo ahubwo nyine wambwira igihe tuzasohokera tugende tuyagaba agupanga umwanya umwanya ngenda wuhorana urahorana amafaranga se subize ko byari nk'isese ncanda yafite amafaranga ko urayafite noneho mu rugo
mfite amafaranga none mfite ibintu amatungo umva bundi nteye ubwoba bundi nige musore kujya bava kubeshya gusa amatungo nayo yawe cyane ayiwanyu nayanjye nayi wacu byose nega no mu rugo barakomeye undi barabusiri baba bakubeshye bazana ibintu akaraka nige musore cyane ayo ngo ejo mudutse ufite amafaranga mwana yanjye amafaranga uzi uko nukajyanye n'amafaranga kwibwa iwacu papa ino naradutuye muri gavana wacu ufite amafaranga uzi amafaranga bari mu rugo ewa ahubwo jewe nimba urimo fresh yewe none nzanaguhindura niwanyu bajye bakureba bahita banakuyoberwa neza cyane rwose amafaranga njye ndayafite iwacu dufite amafaranga nicyo kintu abantu batuziho cyane tugira none se nzagusura ryari je munsi wasuye none kugira ngo yeme nzakubita ibintu by'inkoko ikintu cyose wumva yuko wifuza wambwira nzaza ryari aho se umuki shangiye nakafanta ndakabasha okay je ngiye guteguza noneho kugira ngo umve yuko mbafite gahunda je uzasanga mu rugo hari fata ariko none kubera ko ari wowe umunsi nzanywa icyuma icyo ushaka cyose mu rugo dufite amafaranga nta kintu atagura hano uzi kiba mu Rwanda ujye kugira ngo wemere ngewe amafaranga abanyafite n'ubutugana reka ye neze gute peti sekado nese mani kwebereye muri ibintu by'abakobwa mani kari mu rugo akazi kari mu rugo mwani wahiye ibyombo byarabiri ko bitene kozwa nkomeza njye mani wowe mani mu Rwanda akazi gakenewe ugomba koza ibyombo birahari ntibyogeje ubwatsi inkoko nizagaburiwe mani jewe umuntu ariko nta nubwo muzi papi mani nagunze umuntu je nahantu ni petit frère wawe mani aka yuna uretse no kuba petit frère akana kibera mu rugo nyine kadufasha basi wale byo bivuga basi byo nubi ekawa nimba wari kunyemera kuko uri n'umukozi wo mu rugo wona nicyo twavugana none hari akazi gari kandi urabizi ntabwo nagakora nyine mani numva n'ibintu nkore ibaze nanjye wowe genda ukaryasi nyine karana agapeti ko mu rugo nyine kaba kadufasha imirimo ahubwo se ko mbona ari neza nta kuntu twaciringa kara agapeti ukakareka nyine tukagira ukuntu twabigenza wambaye bodaboda z'igihumbi ngo ntabwo bya bodaboda bireke twambara n'iz'icyatanu umwanya w'igihumbi kandi mwese muri bamwe bodaboda z'icyatanu ni inkweto ifite dutandukanye uriya yoza ibyombo ariko jewe nubwo nambara bodaboda z'igihumbi n'iz'icyatanu mani ufite n'ibirenze nawe nta kintu twavugana nta kintu twavugana rwose kugenda mani sinzi n'ibyari bimeze ntabwo nta kintu twavugana yesu ndebera nka kariya ubu nanga imbwa nkahura nazo n'imiti ntibayifata gukunda byatari no gukunda uko nogera amarukoro no mu mani urarona ngo aribwo yose kubimbwira kunkunda ariko se wakine ni bizo kuri jewe rero impamvu niba ariko mu rugo dufite amafaranga mba nanabyo by'abakobwa barabyibagiwe bibagirwa ibintu by'abakobwa kwa ko bafite amafaranga amafaranga hanarari bavuze amafaranga hanarari ivugira buro nanjye buriya nuko mba mvuze ati ko yakunkunde kambikubwire ariko nawe wemera unkunde ko amafaranga yarahari nawe urabibona shobora kuba usana ibungu ufite amafaranga menshi ahagije amafaranga ahubwo se mbwira momo yawe ni iyihe umuntu agireho akamiliyoni akakanya ubibona mbwira momo yawe unagira akamiliyoni amafaranga turabona nabyumvise ko amafaranga ahari ibi no natari amafaranga yesu amafaranga ufite amafaranga ntabwo namwanga nanjye wamwanga nawe ufite amafaranga ariko mfite gahunda yo kuzangusasiriza 2 nkakorose za 5 yesu nawe urakunda amafaranga ndayakunda nubwo n'umushinga ako kamisi bakunda amafaranga ariko reka bajya yakunda ariko noneho ntabwo nakunda kukurusha oya ngira amafaranga ntabwo yakunda kandi nafite ahubwo jewe kenyera wiriye amafaranga yanjye ugiye kuri amafaranga yanjye kuko byatanje nanjye ndi tayari kuyarya uri tayari urimo neza mva ndimo ahubwo se ndiko urashyushye musohokane ryari none yanjye ubungubu se yenda reka tuzagende ejo nta kibazo n'ejo twagenda cyese ko amafaranga ahari nta kibazo weke niyo yarye kugusohokana nagusohokana 5 mu cyumweru cyane ngo uritora neza ukagenda usize n'ijambo byarangiza ukantwarira phone surprise motherfucker wibagizwe n'ibyo wari gukora nawe yafaranga ari yawe ni yari yanjye ngogo ntago ari yawe ako uritora nta n'isoni ugira ukazigana ukantwarira phone nyine wihangane naho nayo ngiye kwigira nka mamare wawe nihangane nibyo wari gukora ugasikura ubyibagire ibikisi ntabwo uno munsi wari gufura ari amashuri hagiye munsi bijya ari bumese ntabwo njya kurara muri uriya mwanda agafure nawe rero nawe urakabya nese uko mvuze ngo iki nkubure basi reka mane tumva mvuze nkubure genda se ko none utagenda ko nta mafaranga uzi ko nawe isoni mugira amafaranga tuzashaka ariko wagiye genda nakundi none nakanje ihute basi none uratagirakiranye nese phone ni agenda ubundi rura ruhu mwavuganaga iki phone none yawe iyi phone ni yanjye buriya afite n'izindi nyinshi mu rugo ahubwo kare iyi phone nuko ariyo nkunda neza nacyo kiba cyagiye kijyanye
kiba cyayijyanye yayijyanye mwana ese tubona ukuntu uri kivuga ari cyiza umeze